ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame 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 Nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza ku wa gatandatu w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 18 Mata 2026. Aya masomo nigiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Muri iyo minsi umubare w'abigishwa ukomeza kwiyongera, nuko bavuga ikigereki muri bo batangira kwinubira Abahebureyi kuko abapfakazi babo batitabwaho uko bikwiye mu igaburo rya buri munsi. Nuko 12 bahamagaza ikoraniro ry'abigishwa, barababwira bati, ntibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. None rero bavandimwe, nimwishakemo abagabo 7 b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubuhanga, maze tubashinge uwo murimo. Naho twebwe tuzagumya kwibanda ubudahwema ku isengesho no ku murimo wo kwigisha ijambo ry'Imana. Iyo nama ishimisha ikoraniro ryose. Batora Stefano, umuntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, batora na Filipo na Porokori, Nikanori na Timoni, Parumena na Nikola wo muri Antiyokiya, wari umuyoboke w'idini ry'Abayahudi, maze babashyira intumwa. Zimaze kubasabira, zibaraburiraho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza gukwira hose, umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera i Yerusalemu, ndetse n'abaherezabitambo benshi bayoboka ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 33. Uhora neza yore duhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Ntungane nimukomere amashyi uhoraho. Abantu b'umutima uboneye bakwiye kumusingiza. Nimusingize Uhoraho mucuranga ikembe, munamucurange inanga y'imirya 10. Kuko ijambo ry'Uhoraho ntagorama, n'ibikorwa byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho ni uragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu anababesheho mu gihe cy'inzara. Uhoraho neza yore duhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 16 kugeza ku 21. Igihe Yezu yari amaze gutubura imigati, bugorobye abigishwa be baramanuka no ku nkombe y'inyanja. Bajya mu bwato berekeza hakurya y'inyanja, ahagana i Kafarinawumu, nuko bubiriraho kandi Yezu atarabageraho. Hahuha umuyaga mwinshi, inyanja yitera hejuru. Bamaze kugashya ahantu h'amasitadi 25 cyangwa 30, babona Yezu agenda ku nyanja, ageze hafi y'ubwato. Ubwo babura bataha. Nibwo Yezu ababwiye ati, nimuhumure ni njye. Bashatse kumushyira mu bwato, babona ubwato bugeze ku mwaro aho bajyaga. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi uhure na Nyagasani, buri munsi uhure n'abandi, ubereke Nyagasani mwahuye, kubera impuhwe z'Imana. Nyagasani aradukunda, na niyo mpamvu aduhamagaye kugira ngo twongere tuganire nawe. Mu mizi 7 y'ibyaha ariyo ukwikuza, ubugugu, ishyari, 4 uburakari, 5 ubusambanyi, 6 inda nini, 7 ubunebwe. Amasomo y'uno munsi araza kudufasha kwibanda cyane cyane kuri uwo muzi ukomeye wa 6, inda nini, ubusambo, kugira ngo natwe ya mvugo y'ibisambo itaza gutuzurizwaho igira iti, abasangiye ubusa bitana ibisambo. Bityo ya mvugo y'Imana, y'abana b'Imana, abari itura nk'abakristo ngo abasangiye ubumwe, ukarisiya, bitwa abana b'Imana. Ntabwo rero dusangira ubusiyo, dusangira ukarisiya, ahubwo tuba bamwe twunga ubumwe. Rero abantu iyo basangira akenshi bagacuranwa, bitwa nyine ibisambo. Nyagasani aduhamagaye kugira ngo dusangire, adusangize ku byiza bye, natwe dusangire n'abandi. Ubwo muri aya masomo hagarutsemo umururumba. Hari abagize umururumba, hari abivumbuye, bigatuma batakira impano z'Imana, ingabire z'Imana. Natwe kongere dutekereze ku byo Nyagasani aduha. Ese tujya twibuka kumushimira? Tujya twibuka no kwita ku bandi? Tujya twibuka no gusangira n'abandi ku byo Nyagasani yaduhaye? Kwirinda umururumba.
intego remezo yacu muri ano masomo iraza kugira iti gusangira, le partage. Burya gusangira ntabwo ari n'ibiribwa gusa, ahubwo no gusangira ubuzima, gusangira ubuzima n'abandi. Turaza gusabwa n'umunsi kudacura abandi, kuko akenshi usanga dufite umururumba tugashaka gucura abandi. Mu isomo rya mbere twazirikanye ikoraniro ku ikubitiro bitangiye guhura n'iki kibazo cy'umururumba, ubusambo, kwikubira. Havutsemo ibice, Abahebureyi n'Abagereki. Ati abacu ntibari kwitabwaho, abacu ntibakitabwaho uko bikwiye. Iri jambo no kuryitondera iyo dutangiye kuvuga ngo aba ni abacu, byumvikana aba ni abanyu nabo, aba ni ababariya. Ibice byatangiye kuboneka. Ngiye ironda koko, ironda dini, ironda karere, kwicamwa ibice. Nibwo usanga umuryango wari umwe, ariko barangije kwitatanya, ntibakivuga rumwe, ntibagikora bimwe, basigaye baryana, kuryagagurana, kumarana. Ukagenda uhiga mugenzi wa muvandimwe, inshuti, ukamujyana mu nkiko, kumutema bitabuze, kumuhigahiga, intambara. Ibi byose ni byerekeza kunda. Nibwo uzasanga bamwe twabaye barupfa kunda kubera gukunda ibintu, kubera gusabira, gusahura, ubusambo. Iyo nda nini ngo umuzi w'icyaha, umuzi wa gatandatu, inda nini yaratumaze. Iri jambo ry'Imana ry'uno munsi ryo mu gitabo cyakozwe n'intumwa riratwibutsa uburyo intumwa zahuye n'iki kibazo. Iki kibazo kiremereye cyane, ikibazo cy'inda. Ariko bya bintu by'uko Nyagasani nyine atiburira, izi ntumwa zishoboye kwicara ziratekereza, zishakisha n'igisubizo, igisubizo gikwiye. Nta kindi gisubizo ni ugusangira lo service, gutanga serivisi nziza, umurimo ukozwe neza. Iyi serivisi irerekeza ku badiyakoni bagiye gutorwa, ku badiyakoni bamaze gutorwa, bazakomeza uyu murimo wo kugabura ndetse no kwita kuri abapfakazi ngo batitabwagaho, uyu murimo wo kwita ku bandi. Aba rero n'abadiyakoni. Ijambo diyakoni ni ikigereki rivuga ngo diakonos, rikavuga ngo serviteur, umugaragu, umucakara. Ntabwo mbere na mbere umudiyakoni ari icyubahiro, ahubwo n'urwego rw'ubufasha, gufasha abandi, kwita ku bandi, kwitangira abandi, kuba umugaragu w'abandi, kuba umucakara w'abandi. Rero izi ntumwa zibonye ko kuri urwego rukwiye muri kiliziya, nibwo rero zitoye bariya badiyakoni 7 bitwerekeza cyane cyane kuri serivisi tugomba guha abandi, ibageza ku butungane, gutunganira Imana. Ibi rero bigatwibutsa ko abantu bose badakora bimwe. Ntabwo ari ngombwa gukora bimwe kugira ngo dushimwe. Umwe ashobora kunyura hirya undi akanyura hino, tukaza guhuriza hamwe. Ngo gukorera gusangira no gusangira n'imirimo, nta kwigwizaho imirimo. Izi ntumwa zagize ubushishozi bwa mbere, kuko hari igihe twigwizaho ibintu tukumva nk'aho tuza gukora ibintu byose kandi bitashoboka. Ukaba chef icyarimwe, ukajya mu gikoni icyarimwe, ukakora bijya na biniya byose byose ukabyirundaho, kaza kwibagirwa ko umutwe umwe wifasha gusa, ntiwifasha gutekereza. Ngiye iki gisubizo cy'intumwa, kugabura imirimo. Ubundi igitwisha abantu benshi hano ku isi ni uko twikubira, tugashaka byose gusabira, tugashaka byose kubyirundaho. Nyamara uhaye n'abandi bakagufasha, byagenda neza. Abashefu turabasuhuje, abayobozi bakomeye turabasuhuje, bya bintu byose wigwizaho ukanga kugira n'umwe wizera. Dusabe inema kwizera abandi, kutigwizaho imirimo, partage. Ubundi ikikubwira umuyobozi no kumenya gutenga neza uko imirimo izakorwa. Ntabwo ari ko ari wowe wayikoze, hari n'abandi bagufashije, abafasha. Ako kantu umubyeyi ukarakomeye cyane no munsi, kugira undi umufasha, umufasha ukwiye. Abagabo bakunze kugira abafasha b'abagore, n'abandi benshi cyane muri za serivisi zacu kugira abafasha, abadufasha. Ibi byose byerekeza kuri serivisi dutanga, tugira ngo Nyagasani tumwegere uko bikwiye. Ni ukuza gutekereza natwe kuri serivisi dutanga. Akenshi uzasanga twarabaye ibisambo, kwikubira, kwigwizaho imitungo, tukaza kwibagirwa ko tugomba gusaranganya. Yezu turamwumva mu ivanjiri asezerera imbaga. Imbaga yasize Yezu imusozi. Ngiye birerekeza kuri kwa gusiga Yezu, tugashaka kwihuta mu byacu, tugashaka kwiheza, tukibagirwa Yezu mu byacu, tugaheza Yezu iwacu. Ibi ngibi ntibitugwa amahoro.
guheza Yezu mu mirimo yacu, guheza Yezu mu migambi yacu, bitujyana kure, tukajya kure y'Imana. Ibi natwe biradufasha cyane kongera kureba ahantu hose twagiye duheza Yezu. Ibi nibyo byadukuye umururumba, kwivumbura umunabi. Izi ntumwa rero zahuye n'umuyaga, nuko batangira kugira ubwoba. Yezu rero utiburira n'ubundi araza, abahumuriza bereke kuri we igisubizo gikwiye, ati nimuhumure ni njye, mwigira ubwoba, nimukomere. Natwe twese ajya duhumuriza buri munsi, cyane igihe twagize ubwoba, igihe turi kwiheba tuti harya turaza kurya iki, turambara iki, turabaho dute. Yezu buri gihe araza akaduhumuriza. Abantu benshi hano kuri ino si dufite ibibazo, dufite ubukene, inzara, ariko twongere twibutse ko ikibazo isi ifite ntabwo yuzeho ibyo kurya, ibyo kwambara, ntabwo yuzeho amafaranga, aranahari menshi cyane, ahubwo habuze ikintu cyo kugabura, gusaranganya. Ubu usanga bumwe wabigezeho bwa mbere yikubira, agahita bitwara byose, akabya bindi bigezweho ubu, uko twateguye inyama tuza kwakiriza abantu, nuko abayobozi bakomeye akarero bagera kuri bife bwa mbere, bakajya kwiseriva bwa mbere, bakajya kwihereza bwa mbere, bakihereza inyama nziza, barangiza nyine amagufa akaza kubara y'abana, kandi ari abayobozi kandi by'abana. Ngiye ikibuze mu isi ntabwo ari uko ibintu bidahari, ahubwo hari umururumba utuma inda idutanga imbere, inda akari igisigaye dutekerereza, inda yatsikamiye umutima ku buryo tutagitekereza ku bandi, ahubwo twitekerezaho twebwe ubwacu, twikubira ati biriya ni ibyanjye byose, ugasabira abiwacu, inda yanjye, abiwacu, abacu ntibakitabwaho ko bikwiye, abacu. Iryo rironda koko, ironda dini, ironda akarere, n'ibindi byinshi cyane biganisha ku macakubiri. Ibyo byose rero iyo byaje iwacu birangira Imana tuyibuze, wa mutima wo gutekereza utagihari, ngo ubwoba mu buzima nibwo Yezu azaza natwe atubwira ati nimuhumure ni njye. Ibyo muri kujyamo, ibi byose muri kwirukankamo amacakubiri, nimugaruke ku isoko, ko mwari mwagiye ku isoko ry'imigati, blanjori, mwibagirwa kiliziya, mwibagirwa ukarisiya, mwibagirwa kujyana na Yezu. Ongera urebe nawe aho ugiye ubamo abandi bice, aho ngaho nyine wasize Yezu. Amatiku, amanyanga, amacakubiri mufite, ironda koko, extremiste que nous sommes, abo bose nuko twasize Yezu. Nubona umuntu ukigendera ku moko, kwironda dini, kwironda koko, kwironda karere n'amacakubiri mu bantu, nuko yasize Yezu nawe imusozi. Wasize Yezu, none nuhura n'imiyaga ugahona n'imihengeri, ngo wamururumba nyine, umururumbi wacu kuko twasize Yezu. None dore famiye yacu ishyitsemo ibice, urugo rwacu rwacitsemo ibice, kubera iki? Twarikubiye, twirutse ku bintu, twibagirwa Yezu. Mubyeyi, fata agatambaro kawe, ngiye kubwira inkuru, hari igihe waza kurira, uze kwihanagura, maze ubuzima bukomeze, kuko muri ino si nyine hari ibintu byinshi cyane bitubuza Imana, bitwegeza kure y'Imana, kaza kurangira ubuzima bwose tubwishe kubera kubura Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore bari bafite abana bameze neza, bitwara neza, ari intangarugero muri iyo karitsiye babagamo, ari intangarugero, ari bo bagishwa inama ko ubuzima bugomba kugenda. Bari bakize cyane, bafite amafaranga menshi cyane. Nuko igihe kimwe kiza kugera, bya bindi by'uko nyine nicyo batarabushyitsi, kandi ngo ntushobora gucana ngo uhishe umwotsi, muri rwa rugo bagiye kubona, babona amafaranga yose ashize ku makonti yabo, imitungo yose irashize. Bakajya bibaza ahandi igiye, baricara bati ko muri twebwe umugabo n'umugore, ko nta musinzi urimo, nta musambanyi urimo, nta gisambo giturimo, nta mujuru urimo, nta mugambanyi turimo, ko turi intangarugero, ibintu byacu bigiye hehe? Bose bakomeza batekereza, ibintu bigiye, babura uburyo babisobanurira, bashakisha ahantu birigitiye bagahabura. Bakomeza muri ubwo buzima, barakena, abana bararindagira, barwara amavunja, ibibazo biza byinshi ari mu rugo, ubukene, inzara, neza rwa rugo rusubira hasi, nanjye kuvuga rusubira ku isuka, bya bintu byose bari bafite ntibongeye no kugaruka. Abantu bakomeza kubibazaho, ati urugo koko twarubonaga rwo ntangarugero, ari mu bukire bwa hano ku isi, ndetse reka tuvuge n'ubwo ijoro aho amaso yacu yagarukiraga, bigenze bite? Nuko igihe kimwe kiza kugera muri rwa rugo, wa mugabo bagiye kubona, babona
ngo afashe akagozi wagiye kwiyahura. Ariko mbere yo kwiyahura ngo asezera ko mu rugo rwe. Ukuri ifoto nyine y'umuntu ugiye gusezera mbere yo kwiyahura uko bigenda, yicaza umugore maze aramubwira ati umva rero, nyuma y'igihe kirekire tubana wajya kubona ko amafaranga yinjira ukagira ngo hari akazi nari mfite. Nibyo koko hari umwuga nakoraga rwihishwa nta narigeze nkubwira. Ngiye rero kukubwira mbere yuko ngiye kwiyahura kuko nafashe icyemezo ndakuka. Umugore atangira kugira ubwoba. Aramubwira ati umva rero, ku munsi ninjizaga amadolari byibuze 300 kuko nakoraga umwuga wo gukuramo inda rwihishwa ntaho mbonaga. Rero amadolari yose yari kuri konti yacu agera hafi 100,000. N'ubundi igihe cyageze nyuma yuko nkuriyemo abakobwa inda 5 bose zikabahitana, igihe cyageze bashaka kumfunga. Nuko rero ntanga kuri amadolari yose twari dufite ndayabikuza rwihishwa utabizi. Nyuma yuko rero bafashe icyemezo cy'uko bagiye guteza cyamunara bidufite, kubera ibyo byose byagiye bigaragara rwihishwa, bimwe nashoboye kubizitira kugira ngo ntibimenyekane, none bigeze aho bitagikunze kuko amafaranga yose arashize nakoreye muri uwo mwuga wanjye nakoraga rwihishwa utaruzi. Rero mfashe icyemezo aho kugira ngo nkomeze mbe intandaro yo gusenyuka k'urugo, mbe intandaro yo kugira urugo nabi, mbe intandaro y'ibibazo by'uru rugo, mbateza ubukene, mbateza agahinda. Mfashe icyemezo ko ngiye akiruta ibyo byose nuko najya kwiyahura aho kugira ngo nkomeze nteze ibibazo uru rugo. No kwa mugore atangira kurira, afatwa n'ikinigararira, yibaza uburyo uwo mugabo yakoraga umwuga rwihishwa akaba atarabizi. Iyo myaka yose ishize babanye ariko atazi uwo mwuga rwihishwa umugabo yakoraga. Sinza guhita nkubwira niba uwo mugabo yaraje kujya kwiyahura cyangwa byibuze niba yaraje kubona gitangirwa, dore ko burya kenshi iyo umuntu avuze ati ngiye kwiyahura akajya babibwira biba bipfuye. Ntabwo nari ngubwiye ngo ntuzabivuge niba wari ufite umugambi mubi, ariko wanagisha n'inama nabyo byashoboka. Sinza no gukubwira nyine amaherezo ya rwa rugo, ariko nshaka gutinda nkubwira umubyeyi we, imyuga mibi yacu barupfa kunda dusabira byinshi inda zacu tukazuzamo ibintu byinshi cyane, harimo n'imivumo, harimo ibyo twasahuye mu bugambanyi byose n'ibindi byinshi cyane twagiye twikururira kubera inda zacu zadutanze imbere. Nuko bikaza kuranya tubaye barupfa kunda. Ngibi duteza mu mwijyane akavuyo, amacakubiri, inda nini wa mubyeyi we. Reka dusoreze ku bintu 3 nanone biza kunyibutsa ko mfite inda, biza kunyibutsa ko ngomba kuyiha discipline nanone kugira ngo ndusheho gusangira n'abandi, kuko hano ku isi twese turi abagenzi. Icyambere no kwirinde ingeso mbi bita umururumba. Nubwo buryo bwose tumera nka yasura isaruza byinshi igasohoza bike, nuko ukiba mugenzi wawe ugasaruza hirya no hino, ukikubira ngaho uri wenyine ku isi, ugateza intambara, ukajya gusahura iby'abandi, ukunda ibintu kurusha abantu. Ngubwo ururumba, ngubwo ubusambo, ngubwo ubusahiranda. Dusaba inema natwe no munsi yo gusaranganya, gusangira n'abandi, kureka n'abandi bakabaho, kureka babana bakabaho, kureka twaduhinja tukabaho, kureka babakene bakabaho, kureka babandi turusha amaboko nabo bakabaho, kureka abanyantege nke bakabaho. Yezu araguhumuriza, nanjye mpumuriza ati nimuhumure ninjye, mwigira ubwoba, mutangira gusabira byinshi kandi wasize Yezu. Icya kabiri, tuze gutekereza ku bihugu byacu birimo intambara. Ibyo byose ni ibimenyetso by'inda nini, guteza intambara, guteza amakimbirane, amatiku, guteza abandi amacakubiri. Ibyo byose ni ikimenyetso cyo kugira inda nini, cy'ubusambo. Dutekereze ubusambo buri muri kiliziya, ubusambo buri mu bihugu byacu, ubusambo buri mu ngo zacu, kwikubira. Twese tukikubira, buri wese cyagezaho akikubira akima mugenzi we. Ngibyo bidukururira ibyago, ibidukururira inzara, ibidukururira ibiza, kuko twagiye dushotora abandi, kuko twagiye guhambara. Umuti nta wundi ni ukwigomwa, mwumva ko n'abandi nabo bagomba kubaho nkuko nanjye ndiho. Nta kwikunda kurusha abandi, uko wikunda ukunde na mugenzi wawe. Ibyo bizagufasha
usanya no gusangira na Yezu, utange serivisi nziza, wite no ku bandi, umudiyakoni mwiza. Icya gatatu ni porte malheur, ubwo abantu bamwe dukunze kuba ariko dukurura ibyago, cyane cyane abashefu. Nkaba ndi umushefu ariko ari njye uri gukurura ibyago imbaga, umutegetsi, umuyobozi, shefu ari njye uri gukurura ibyago imbaga. Kubera iki? Wa mwuga nkora rwihishwa, bya bintu nkora iri kurindagiza urugo, zanjye sombi wishoramo zigatuma urugo rugera haga. Izo zose rero ukora rwihishwa, ubwo n'ubusambo. Abantu benshi tukunze kwita ubusambo gukora mu mufuka, kujya kwiba iby'abandi, ariko ubusambo nanone bushingiye cyane cyane no kutuzi inshingano zacu uko bikwiye, bigatuma hari ibyago uri gukurira urugo. Ya mirimo dukora rwihishwa, ya mirimo mibi, imyuga yacu mibi, ubwo ntabwo n'ubusambo. Uko no gusahura urugo, gusahura umubiri wawe, gusahura ubuzima bwawe, ibi byose imyuga ya sekibi, ubwo ntabwo n'ubusambo. Dusabe ni muno munsi natwe kongera kugana isoko y'ubuzima, Yezu Kristu, we mugati utanga ubuzima, kugira ngo natwe tumare ubwoba, abari duhumure nyakuri, dukora neza gushaka kwe, tubanire bose neza, kwita ku bandi, kwita ku ngo zacu, twite ku dushinzwe, dukorere neza Nyagasani, dukore neza icyo Imana ishaka buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.